mwisoko cyo gukora mica hanga mwisoko cyo gukora mica aza guhahira abana wasa woza kwa tutabiganeho nani soni byumvikana ngeze ku cyiciro cyo kuba nafata ibyo nibimanuka neza kwiyamba nagize amahirwe nkiyamba rero ibyo ni ibyanjye nawe nta ndwa akagombye kubyivangamo ngeze ku cyiciro cyo kuba nafata ibyo nibimanuka neza ni gute Kirezi yaba afite inda atwite mu by'ukuri afite inda ibintu bitumvikana pe ndumva urugendo nawe mfite ngiye kuruhagarika rwose ariko uko byagenda kose iriya ndigomba kuvamo kandi buriya nyina yabigizemo ni gute ubundi iyo nyina w'umwana adafashe umwana agamwiteho nawe atenga ibyo umuntu atumva kubera iki ariko inama yagiriye iriya ndigomba kuvamo kandi ndabizi bigomba gushoboka iriya nda ntajya nashaka n'umupfumu ariko ikavamo uko biri kose igomba kuvamo ahubwo icyanyereka nk'akagegera kamuteye inda ikibazo wasanga ari umugabo bw'iyi minsi shawewe aha reka ngere mu rugo nambara imyenda njya mu kazi kanjye gusa ntabwo biri buze koroha ariko iyi igomba kuvamo kugira ngo umuryango wanjye udaseba iriya igomba kuvamo kabisa ya nuko reka ngereyo ndebe uko byifashe nambare njye mu kazi ibindi ndibuza kubigana na madamu nawe sha ibintu byiza cyane kabisa kubona njye na Zakayo yemeye ko umwana we tumukuramo inda atiramiye ko ari njye wayiteye mana we umva sha ibimenyetso neza tugiye guta tubisibanganya ngiye gushaka umuganga aduhereza ibinini tubikuremo cyangwa se dushaka babaganga bagira ngo baduhereze ibiti by'ikinani nibyo birayikuramo neza kuko umuganga agiye abagira amarangamutima ugasanga aramfungishije ngewe na Zakayo ndaje ndakwereka mana yanjye ubuse papa mwereke ko nabyumvishe cyangwa mbe mwihoreye oya reka mbe mwihoreye ariko mu kanya ndaje numva ikintu ari buze kumbwira ariko mana yanjye papa tinyuke atera umwana w'abandi ndabyongera ari inshuti yanjye magari yego abasaza bishigiye mana yanjye ubu ndabwira mama ko mwite noneho ndabihora ko natinye kubibwira papa ndabimubwira nkabitutse
noneho karanyicaye ariko nakubuze ubundi ngiye kumubwira ntabwo nzaguma kubihisha nashaka n'icyo akora icyo yumva n'ubundi sinzaguma kubihisha byazarangira nabwo abimenye. ndaje mbibwira Zakayo tubishyiremo imbaraga. Papa ugize ngiki ngo nibiki ubona Zakayo murakirishye niko mukunda kubaza ko numva wibarishwa ngo njye na Zakayo hari ikintu waba wigeze wumva ndakubaje ngo vuga ibintu waba wumvise navuze nta n'isoni ufite wowe uramuraza urambaza ibiki se birakureba kubisenye byanyu biba binteba nyine kubyo nabyumvise nta kintu na kimwe numvise kuko nta kindi bakirimo nta n'isoni umuntu w'umusaza nawe aratinyuka ukabaza ubusanzwe bw'ubu urabizi ko amatwi yanjye yapfuye urumva se nakumva uti ibintu wari uri kuvuga kandi ubizi neza ko amatwi yanjye yapfuye nta n'isoni umva mukoni hari n'ikintu na kimwe wumvise genda uzanire bayi kuze tuganire twicaranye. Nikese mwana wa kino watinye kubwira papa wawe kuko ni uvuze ngo sura ntabwo numvise neza uvuze ngo iteka ntabwo ugize ute vuga se numva neza ntabwo ndi kukumva neza hari igihe ndi kurota da bwira kubwira ndatwite ukambwira umuntu aguteye inda noneho ungana nkakeka wanga gukora akazi ukaryama kumbe nkunira amazi akubwira umukobwa ushaka kunaranya na papa wawe uzi ikibazo kugitanye ninde yaguteye iyo nda ese kuceceka ntabwo uri kunyumva ninde yaguteye iyo nda kasa nawe muko ninde yaguteye iyo nda ese wavuzwa cyangwa ukatumuka ukagenda ukambwira ye intebe nayizanye ngaho mbwira ibyo umbwira tuganire papa gira vuba se witwaza ngo wapfuye amatwi ndakubwiye ngo niba hari n'ikintu na kimwe wumvise mu magambo yanjye navuze ukigira no muntu ngo ku buryo nta n'ikintu ushobora kuzumva cyasohotse n'umunsi n'umwe yego ko se abanyabyaha kuki mutinya ko ibyaha byanyu bijya hanze nzabivuga sinshoboye guceceka ibi bintu habe na rimwe kandi mu buzima bwanjye ni wowe nari isanzwe nzi icyanga mbese hano wowe nari nsanzwe nzi nta n'isoni umuntu w'umugabo nta nubwo utekereza ku muntu ufite byibura reka nkubwize ukuri wa mukobwa we sibyo ujya wicara umenye ko ndi papa wawe cyane rwose kandi ikindi kintu nongeye kukubwira uri kumva umenye ko mama wawe tutabana yanyuzeho yagiye urahazi wari ukuze uzi ubwenge niba nengeze amahirwe akaza kukureba udahari kagira amahirwe agasanga ubuzima bwampindukanye nagombaga kwiyamba nagize amahirwe nkiyamba rero ibyo ni ibyanjye nawe nta nubwo akagombye kubyivangamo ntabwo uri kunyumva wambwiye uwo muntu waguteye inda tukamenya ukuntu bikemura ikibazo makuru kugira si ngombwa ngo si ngombwa hanyuma uramubwira ku neza cyangwa ku nabi ushaka ngo papa wawe noneho andaze muri wese ngo ni uko naguhishiriye uzamumenya nabyaye kumubwira kandi si ngombwa bwira umuntu waguteye inda ntabyo ushaka urabishaka uravuga ntuvuga kubikubwira si ngombwa umva rero kamubwire uneragije na papa wawe genda uramemuke ni wowe nizeraga muri uru rugo ukora akazi nanjye nagaketse ukuntu byahindutse ariko papa wawe naramuka abimenye mu bigori uranyumva
kaniturize njye ndatuje ariko ntabwo umva urabibona neza papa we naramukaje yakanyweye ewana nabyenga iminyagaro wari watetema wari wabaze nubwo nakagombye kubyivanga ngaho uzagenda ujya kumutungira ikirenze kiri aho ngaho ugende ujye gutunga umwana w'abandi none icyo ushaka kuvuga ni ukuvuga ngo aha ni iwawe ubundi se ko wamuteye iyo nda ukaba uri gupanga kuyikuramo reka nkubwire ibyo ngibyo ni ibyanjye na Zakayo ntabwo aramenya ko ari njye wamuteye inda usibye kuba mbikubwiye uri umwana wanjye kuba nkukunda cyane rwose ubundi urangije ujya gufata umwana ngana ahubwo ikindi reka nkubwira n'inama hatazagira umuntu uza kugushuka umwana nkanjye ngo agukore ibyo nakoreye nde bose kuki wabikoreye abandi bitagomba kandi bo babimwe kuki wabikoreye ibi byagombye kuguha isomo byagombye kuba isomo gusa uri umubyeyi nyabaye aho wakica ukamfata ukanyigisha ati mwana wanjye gukina gutya ibyo ukora nanjye nibyo nzakora nani se ngo nakoze ngo nawe uzabikora umva rero reka mubwire kire njye nigiriye ku isoko uramenye papa we nazi murabyenga iminyaga kuko njya mukubise nakwica n'izina ry'Imana bakamfunga nkamenya ko ndi muri gereza nigendere njye guhaha urabibona papa we nazi ubikora ujya unyuraho ugenda nibyo nzakora ngenda se aho kutagiye cyangwa se abo wahiteye kuki batagiye ndakubwira ngo aha ni iwanjye si iwawe wumvise nta sano ufite ndakubwira ngo n'undi munsi kuzongera kumva hari n'ijambo rindi nk'iryo ngiryo wasohoye uzahita unyuraho ugenda naho nzajya nzareba ko inzara itazakwica nta sano ufite njya hehe ndi kwa dada ndakubwiye ngo nta hantu nzajya abo wahiteye se kuki batagiye nuko atari umuntu w'umugabo aratinyuka agafata umwana w'imyaka 15 ngo 10 n'ingahe 13 uriya mukobwa ntabwo ari imyaka 13 niba byarabaye byaranarangiye uri kumva ariko papa we ntabwo arabimenya n'ibyanjye nawe niyo nawe mbibwiye uzibeshye noneho ubikore uzahita unyuraho ugende urukumva uzahita unyuraho ugende wigize agatebo yorivu wigize agatebo yorivu niwigira agatebo nzakuyoreramo ivu njya kunagira ariko ubu nta n'isoni uri kutegeka ukashingaho nka papa wawe isoni se ziki urumva nta soni ufite icyubahiro utiye uri umuntu w'umugabo se ukeka ngo ni njyewe uzakigwa ngo ni ukuri papa ariko ubundi usibye kuba ari njye nawe njye nawe tubiziranyeho n'uriya mukobwa usibye nawe ko atakubwira ko ari njye wamuteye inda ubu nta soni ushaka kuwushyira ku karubanda ku karubanda se warangije kukishyiraho umunsi ujya kuryamana nawe umwana ubyaye uri kumva nta n'isoni biriya byari ubuzima nta n'ukuntu nagombaga kubigenza wumvise iyo ujya gufata nyoko se kugira ufate umwana nk'uriya mama nari kumukuraho kandi adahari se aho wumvise hari umugabo warongoye nyina umva rero nkubwire mwana wanjye ndakwinginze reka tuganire twese ducishije bugufiya ntawe uzamutse ngo ashyire hejuru amagambo sibyo ntari bita ko